Asimani komeruka ku bijyana byaje kugenda ahora n'iki siramba nje ngagura kandi ngo tukamwe byiburaho namwe bitira ariko mbona byabucanze na siko nawe kore bose kuri mu Rwaya nasifitiye ariko bivuze ko ndabona ngize kure mbwira ubundi ufitiye gahunda asa shanda nta kintu meruka kuvuga nga mama pasa Sebasi umuntu ushaka pasi fo ngiye ifite pasi urumva nubwihe nimba nawe zirika hinziza ariko mufitiye imbwa ya pasi samana waranyojya akakanya nyine umva mbanze nkubwira reba cyana kimwe giti hajya ruguru ntabwo kibuka giteye nk'abahungu kigishwe cya gisa ntabwo kizi kimwe gitararuguru nasa cyamure gukucirenga muri nometse kandi nkubwiye ko yakomana siko nawe urinjije mwana hasi yitareba nunu nkubwiye unyatse pase nk'umurasi umuntu utangiye kumbwira ubusanzwe hasi ibindi kubwira uko ubyumva maze gusanga impamvu utumva ari iyi ngiyi uretse mbaze mani ngukubite pasi none si ni pasi wasaba usabye pasi y'umukobwa musoma ejo ushaka icyaka kirashize mwana icyaka utanga rero gakira mbaye Yesu Kristo ejo kukumara icyaka wowe none kubitira pasi urumva ntabwo ari nk'aba bandi baza mukamarana umwaka ukwezi nta kintu baragukubitira urumva no kuza gusa mubanza kuvugana akambere karangiye nako rero buriya rero wowe niga yanjye banza ukubite n'akambere buriya kuza ubu ngubu wasanga uri muri ba bandi bakubita buko kanyuranye bagiye mani subizo shumi yanjye utazagira ngo ni ba bandi nyine mumenyeranye nabo bazi ukabaraburiza bakata bagenda urabizira ntago yagutwikira mu nzu yataha bitwaye gutyo kuwakintu ushaka kugira ngo ni umuntu wanywayemo pasi kakanya na asa uranye bagiye yisumbi bose wandagira pasi uranye bagiye bose nabwo wari yibagiwe ni gute wite ukamwa ngo ni mwe pasi n'abakobwa buzuye mu gihugu mama birirwa bacana hano reba urya kirenze hariya cyagiye utakireba se ahubwo usiga ureba se ko kiwabaswe n'irari mwana ko kirari ryakure usiga ureba abakobwa kugira ngo nabavugisha kare amabuno yabo barenga paka bagiye bamara kugenda ngo nkubita pasi Hello? Baby, wait. Uri se mwako na mushaka. Ngwiki? Wehe. nakubwiye ko ubundi iyo nkubwiye ngo ndi Miami wowe wumva ko ndi mu rugo ase kucyumva nawe man ikintu maze kubona cyo ngiye ubundi bwa mbere duhura nabonaga uri umukobwa mwiza wumva ushyira mu gaciro unajije akumaze gusanga ni wenjeje ya mbere aho niheruka mu bakobwa bose banakubanjije bakanaheruka urinjije usumubye kubwira umuntu akubwira ngo ari Miami ukongera ngo ashagurana ngasanga Miami rero wajumba barira ko Miami suri gukora iki isuko nagushakaga ndakubona Mbega wowe nagushakaga pe kandi cyane si wajumba bara kuki ubushaka kunsaza koko kubera iki urabizi icyaguhima nuko nagukupa kugumya numva nijwi byandumva biri kundya mu mutwe sina mu mutwe ahubwo somo nabivuga ngo ariko ubundi wandetse ubundi wamenye gahunda zawe ukandika ushaka hiki ubu nibereye ku mucanga ku mazi ngewe n'umuvandimwe wanjye turi kuryoshya uri kumvangira ngo ushaka ko dusa ubundi turahura se ubundi umarira uwo munwa yamaze kuhaga rekana nagukope kuko ndumva wanzengereje ishumi yanjye oya buretse kunkupa ariko mbanze nkubwire nanga banesha umutwe
umukobwa uri kumubeshya turi muri quartier neza turi kuri nkwe ntugashyire mu mutwe nese nakubwiye ko ari we asiko ushaka kwinjira mu buzima bw'abantu mwana wajya ureba ibikureba umva nyine mubwira waje nkuhamagaye ngo nk'icupa sibyo akira ibindi birakureba ureba ibikureba amana utegereze pasi naguhayize ntago wahindutse gasikere nyeze naguhereza mpinduka njyahe wowe buriya urishimanye Zibigeze utashimiyanye ase kuki ukunda kungendaho mwana nkugenda wasura umuhanda urabona amagaze mbase shimiyanye mbase niya kwivanga mu itakure mbase tuza iyanjye niba ari inzozi mbi nagize inzozi mbi za mbere nicuza nagize ni ukuba narahuri namwe cyangwa kuba naranakuruzi kuko niyo ikiruta nzakora iki kugira ngo nzagukorere arya ngo ndi fake warasaze feke se ahubwo gusa nkwiyame nongere nkwiyame kandi ubyumve ahubwo ni njye wakakwiyamye njyewe we nankoraho barida kora hasi uri nkora ku umva nyine mbaza nkwasi inambe kashakura mu pasi yaranyerekeje ku bujama bw'amafoto nk'uko ku mana yanjye ubu se singuye ahubwo wowe nifite gahunda akomezanya n'injiji imana ngiye ko nta kintu gikora neza ibintu by'ubukungu mana hasi urabe reka mbaza mubwire ishumi yanjye bongere ahubwo wowe bakubwire bazakurabure injiji ni wowe wowe bazakurabure winkoraho ngaho shinguka ku kabuno ugira se kuki ufite se ubwo burabure nawe mana ngo warose nawe urinda bucya umva shumi shimi yanjye ni inzoga yanjye ni igenda oya tuza ubundi ushobora kubona nawe nawe uyu mwaka umva tuza se ase mana wowe mwizere nk'umuvandimwe wanjye nawe nezeza gaca n'abana mu bantu vokare nawe bamusoma inzoga yanjye mana kumvikana umva se tuza wimfatanira ibibazo umva oya sengerwa n'urukobwa rumwasiriye nangwe uzi kumwasira uza kumereza wongeye nakuguriye inzoga namusoma none se wanguriye inzoga yanjye ni igenda uza kumereza wongeye mvuje kumereza reka kuhereza ku byawe cyangwa ku byanjye ikintu wambaye ni icupa ryanjye ni ase kukigundi igihe cyose kukigundi ibintu mana ni icupa ryanjye mana njye nakwatse icupa ryanjye bro ni icupa ryanjye rigenda kandi wowe ntaribi rimubuto mwana warima sinakuguriye ndagutwara iki nta kintu nakora kuki ubuntu bugufi mwese ubundi turwanya wandusha imbaraga ngaho mu icupa ryanjye mana ukubona umuremure ngo wankubitare reka rero umva nyimbaza nkubwire sibyo winanyegera ubundi tuvugane no hirya mana ndagukubita kandi nuko nambaye umupira w'umweru nta muntu uri hano wanawumfashe rwana se rwana kwita ubundi wowe unyanduriza agapira se isabune yahenze wagicucu reka tuziheterekana nigendere mani akatabuze umuntu ajya ku isuka agahahuye nahamurikira wagicucu reka abasore bari niko mwawe uzashake n'ahandi mana reka turabazi reka mani si byose ako ubusore burebure bwose uzavuga ni wabasha kwivuga urukubona uri igisheke urukubona uri igisheke ukagira ngo ikintu wankoraho mani mana yanjye byaba ari sawa yari afite ubushyuhe s'ubundi iyo batamutera intege byari twicara hano
Wamugeze ni wanyu. Oya. Ko nakira nzira banzo nterezwa. Harya ngo je kumviriza hano. Za Claude. Kandi kuko simeruka no kumva makuru ye. Ako ngo asigaye yikorera gatatu. Yego. Kama mama. Ahubwo dore mbonye ya foto ya Claude. Cyane ari mwiza. Asigaye yarabaye mwiza. Iyo foto ndaje nzayishyira Instagram. Ahubwo se wayinyuze. Nandikaho ngo my what? My love. Ndabizi niko yise utekereza. Kokana. Ariko naro. Senje wandangiye. Naona nje ntagiye kugumiza. Bagira. Neza rero. Saragenze ndabona. Kuri ushatse wandangira kubera ko Ngaho Steven, ngaho Steven twashwanye kera. Serious? Uravuga ndaguhanyo. Nyamba wariye koko. Gahagarika mani nibwo biri bujire. Uburyo wamushyira bya bintu bisinzira. Cyangwa Yaranye. Kare. Yarangiye nabisoje. Nuko tujya tubatwara abana. Nase bundi Yatareka kugorana. Bigenze gutyo. Reka tudakuri hano mu muhanda biri keza ari. Tero, reka soko gashyira kuri tugusekana. Oya badutero tugashyira hafi tugikora tugashyira. None bibitobya ubundi we warasa Kirani cyo ni igiki mwikoresha. Icyo ni igiki mwikoresha urajya he tugende iki sura bati umuhanda nawo mukizi kugenda mu muhanda. Wabyihora ariko ko bamujyanye. Indese. Sheri wawe yewe baramujyanye ahubwo reka batababana. Ngende. Sheri wawe yewe baramutwaye. Indi mutwaye. Cya gihungu bita. Cya gihungu. Korode yewe baramutwaye. Watuje kwambwira neza ntabwo uri kubyumva ibintu ndikuvuga. Nese uravugira hejuru nkumve. Nakubwiye ngo baramutwaye ikintu ushaka ni indeba ndumva kumutwara ndabyumva indeba atwaye. Mwana wahita kunjagaraza. Ndakujaga gute? Sheri wawe baramutwaye icyo utumva ni igiki? Ngo nginde batwaye. Bamutwaye. Ntabwo mbiza twabona Korode yewe ndakwemeye mbazo. Bamutwaye ni. Uzuko nagize ngo nibo bafashe. Nyine tuza mbira. Bigenze bi. Urumva? Bamutwaye. Banze tuza ariko ucuruka mbira bamutwaye. Bigenze bi. Yarwaye se yikubisa hasi bakaba bamujyanye kwa muganga. Baramushimuse yewe. Aya. Wagize gute? Nanjye bari banjyanye nuko mbacitse. Indi umushimuse. Korode kimutimu. Korode ni umujyanye. Ako nabanaga ari kumwe n'ikindi gihungu ntazi. none bibitobya ubundi we warasa Kirani cyo ni igiki mwikoresha. Icyo ni igiki mwikoresha urajya he tugende Siko ziriya mbwa duhuye. Murahuye? Ntabwo bakujyanye? Ziriya mbwa turahuye. Bindekera ibyo ndabikemura. Arye ngiye Korode arambona iriya mbwa.
nyagasani Mana ushimwe ko watamfasha. Tugenda nyine tugenda. Akosha muziko n'ameza leta. Muri fata mukaza. Ibyo ni bikimuzanye wacu. Ikundi bikimuzanye wacu. Kate ya mbere. Nangoyemo. Ni tuzari kuwe. Ibi ni bikiri kuwa. Iki ni kimuzanye. Hano bwoko ki? Uziko ni muzigo none tuvuna imihoro. Nabatumye boro nyinshi muzigaye munzanye n'ingurube mu rugo. Tuzari boro ni bwoko ki muzanye? Amba bariyo. Endasha. Unanakabine kuwageza rero bose reka musige mwarafashe iwanjye muhagira bose hano ni mu kiraro mwinjira kuvuga utarabona mbona iki umuzigo none ubu utandukanye na ya yindi yose sanzwe ubona Bureka mubwire. Mumbabarire Tukuzaniye karite none. Ni karite. muzi ko muzaneza umuryango wanjye murabizi ko hano abana bakwiye Zuko yebeyo kuri iki hebe ni. ubundi ndetse aho ntabwo muzi ko ibintu byacu ari mwiba Nasoni boss Harije. nubundi ariko tumuzanye arabona kandi tubona mamura niba turarebye boss ko nawe Twari gukora iki? matwe ubundi boro muzanye ni bwoko tukunyuzaho boro boro uyibonye ko ari bwo wakwemera ngiye nabatumye boro nyinshi murabizi ariko musigaye munzana n'izingu bose boss tubone boro n'ingi tuyitwe boro bwoko iyo boro ni bwo Boss uziko baye kigwe. umva nshaka ko yimunisha boro nshaka iyo boro yawe tuyifwereke ako yirebe none agapfundike gatera mu Reka nyigufundurire. umva wikwirirwa wigora wikwigora Ariko nzareka nyifundure sije fundura ariko fundura ntacyo cyaro shaka kugira ngo ntutwishyure. kuri munkoremo. iyi boro nari naranayibuze yarayibuze kandi wari utangiye Tuza se nawe tuza. we amanisha reba iyi boro simuzayibona Amabariye ko. Reba. oya murebe neza Wabibonye? Uzongera umbwire gutya. iyi boro ni karite murabizi mugafate mukanjyana hariya umva turamujyana mugafate mukanjyana Boss nta mafaranga uretse twishyura cash. turagera bageza kuko uyu muzigo urabona ko karite ya mbere Natwishyuye de izina ry'Imana. ati cyane uzahembwa nawe wakigoryowe n'uzagifata bose Sitwanga. kongera kino ndagikata bose iyo mikino yake Uzakate. yana we kasiha ko karimo mujyane kandi mushyire hanze inyuma urabona nayo kukajya nk'uwo mugore abimenye abahungu nizaniye bazankorera ishyano pe GF wabona nawe wa muntu wanjye agiye kumuzana GF mbabarira ubu uretse rwose hari undi mbonye ariko abundi reka mubisha urifata ukinjiramo hano nta soni ufite urifata ukaza ugasunika hano ni kwa soni kwinjira ahubwo se we nta soni ufite zo gushimuta uramuzi ako se nde nashimusa umuntu washimuse uramuzi inde bwoko kisha nk'abo basazi baba bava umva nkubwire umva banze nkubwire ndashaka GF ari umwana w'umukobwa ashize amasaha abiri mu mushimuse uhe mukobwa we mukobwa umukobwa bwoko we mukobwa umukobwa si ubururu umukobwa si umutuku We umukobwa mukobwa. sate asa yemeye umukobwa mumaze amasaha abiri mu mushimuse ibintu byinshi gihe cyane Baby. ubundi ntawe koko Baby. uvuye umva sha GF
Jeff byo ni ibiki muhamagare muhamagare asohora ndi asohora ubuze ukuntu ugiye kuva hano ugiye kuhava amacuri umuntu wa mwana we nakorohesha uri kumva sha umuntu uri gukina nawe uramuzi nakoroheye babarira usohoke hanze kuko ugiye kuhasohoka nabi da urahasohoka nabi uriyizeye se tujyemo uriyizeye tujyemo uriyizeye ariko nakinaga abantu mura nyine nakinaga umva ngubwire udukura mwana ase wagiye wumva mwana wagiye wumva kandi reka ubwire mwana bigenze ngira ngo birarangiriye wanye nayinuza ariko tankubita zagaruka sha zagaruka wanyana ibintu ngorembwa yanyana